Ndabasuhuje cyane muri aka kanya rero ngiye kubereka nibura mayiningi eshanu wakabaye uri gukora kugira ngo nibura uri gushaka amafaranga. Abantu benshi mwaraje mwikubita muri mayiningi, abenshi mutangira kuri izi mayiningi zo muri telegaramu, ariko hari n'izindi mayiningi dukorera kuri apurikasiyo zisanzwe. Nk'ubu ngubu urebye gutyo urabona ngiye mfitemo apurikasiyo zitandukanye za mayiningi. Nk'umuntu mushyashya rero hari igihe bigucanga ukibaza ndahera hehe, ese ko mbona mayiningi zirimo amoko menshi cyane namenya nkora izihe? Ukibaza ese ko mbona nkora mayiningi nyinshi kandi nkaba mfite umwanya mutoya, mfite n'akandi kazi, nahitamo gute? Namenya mpitamo izihe nibura nakora kugira ngo nkorere amafaranga bitangoye kandi ntishe akandi kazi? Ugasanga ibyo nibyo biri kukugora. So muri aka kanya rero ngiye kuguhitiramo eshanu nk'umuntu ubifitemo uburambe, nk'umuntu ubizobereyemo uzi bya kiripito, nakubwira nibura zino eshanu ugiye kuba ari izo gukora, uba ari izo gukora kabisa. Ubundi nubona umaze umwaka ntacyo uzikuyemo, nushaka mayiningi uzanayihorere nta kizaba imaze. Wagera ngiye kukwereka mayiningi ya gatanu. Mayiningi iza ku mwanya wa gatanu wakaba uri gukora ni mayiningi yitwa sidara. Sidara abantu benshi batangiye batayumva neza, ariko kuri ubu unayifite ntabwo wabura amafaranga. Iyi mayiningi waba warinjije abantu baguha sidara ebyiri ku munsi, waba utarabinjije baguha sidara ebyiri ku munsi. Iyi mayiningi ntabwo igira ama AIDS cyangwa se za video usanga zizamo iyo umuntu arimo mayininga. Oya, ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ukuntu iteye yo ntabwo ivangira umuntu, itanga ebyiri ku munsi. Ubwo rero iyi ngiyi niyo ya gatanu wakabaye uri gukora. Iyi ngiyi twayishyira ku mwanya wa kangahe? Ku mwanya wa gatanu. Turahasanga bita sidara, wakaba uri kuyikora rwose. Ubu noneho reka tujye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga mayiningi yitwa rubi. Iyi mayiningi nayo iri siriyasi cyane, urebye uburyo itanga KYC. Hari abantu bajya gukoresha KYC bagasaba amafaranga cyangwa se gasipi, ariko iyi ngiyi yo ukoresha izo rubi, ndetse iyo umaze gukora KYC wayitsinze bahita bakwereka uburyo wakora migration ya tokeni zawe ukazijyana kuri wallet, wabishaka ukaba wanazigurisha kuri black market. Iyi rero nayo igaragara ko iri ku mwanya wa kane muri mayiningi zifite gahunda. Iyi ngiyi wakabaye nayo uri kuyikora. Ubwo noneho twagiye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu rero tuhasanga ino mayiningi bita Sunwave. Iyi ngiyi turayisanga ku mwanya wa gatatu. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi rero ni mayiningi yakomotse kuri rubi, yakomotse ku yo bita ayisi. Abantu bariye ayisi mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri kurangira. Iyi mayiningi rero birasa cyane rwose. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi nayo ugomba kuyikora nta kabuza. Twihuse tugiye kujya ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga ino mayiningi. Iyi mayiningi bita payi imaze igihe kinini cyane, abantu bamwe bararambiwe abandi babivamo, ariko iyo ureba amakuru batanze amezi 6 bita Grace period cyangwa se amezi y'imbabazi y'impuhwe, yo kugira ngo buri muntu wese abe yamenye gukurikirana. Ukore KYC nimba utarayikoze, ikintu cyose mainnet kugira ngo izabe ufite gahunda. Bavuga ko token imwe izaba ihenze cyane, ariko ntabwo twabyizera. Uba ubona yuko yaba iri ku gaciro ko hejuru cyane, ishobora kutaza kuri kariya gaciro k'amadolari 314, ariko ikaza ku madolari menshi. Kugira ngo ubimenye neza uzarebe, kugira ngo token imwe igere kuri wallet yawe. Hari abantu bakunze kuzigurisha kuri make make, ariko muri kwihombya cyane. Nibura kugira ngo token imwe izaze muri application dashboard igere mu bitwara igihe, noneho kugira ngo uzayimigrating nabyo igere kuri transferable balance, izanagere kuri available balance mu gihe habaye migration bitwara igihe. Iyi token rero cyangwa se iyi coin
wakaba uri kuyimayininga nimba uri mushyashya, kandi nawe usanzwe uyimayininga wakayitondeye ntigucike. Ubwo twagiye ku mwanya wa mbere rero. Ese ku mwanya wa mbere urumva hari iyi, ariko namwe ndumva mwamuyizi iri ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga mayiningi ibera muri application bita Satoshi. Iyi ngiyi niyo mayiningi dusanga ku mwanya wa mbere. Ni ukuvuga ngo Satoshi ubundi ni application bavuga ko yitiriwe umugabo bita Satoshi Nakamoto, ariko ntabwo azwi. Ariko mu by'ukuri iyi ni application yahinduye ubuzima bw'abantu. Umwihariko wayo ni ukuvuga ngo iyo uyitunze muri telefone yawe kiba ari nk'ikirombe. Ifaranga rimwe riraza rikarangira, ryavamo hakazaza n'irindi, gutyo gutyo. Usanga hagenda hazamo rimwe ukaricukura, ryazarangira mukarigurisha bakazana irindi. Nabigereranya n'iki se ko nta n'umurima wera ibintu byose? Ni ikirombe, ni umurima, ni iki? Ni ukuvuga ngo iyi application iyo uyifite, ifaranga rimwe urarimayininga bashyizemo. Nk'ubu turi kumayininga iryitwa Sitio. Ni ukuvuga ngo iyo rivuyemo baguha irindi, ryavamo bakaguha irindi. Ubwo rero izo nizo mayiningi narinje kukubwira. Nimba nta kazi nimba ufite akazi kenshi, nimba ubona zose utabivamo, narinje kukubwira ngo ukore izo mayiningi 5 nibura zitazakubangamira gukora akandi kazi kawe. Naho n'izo muri Telegram wagerageza, ariko izi nkweretse zirizewe, zifite ibihamya byinshi by'uko wakabaye uri kuzikora. Ubwo rero kora subscribe nimba utarakora subscribe, kandi uramutse uzikeneye ukavuga uti ngiye nshaka kuzimfasha, nzandike nshaka kuzimfasha nanjye nzitangire, wanyandikira kuri iyi nimero 0788 045 wanyandikira nkagufasha mu buryo bwose. Sawa rero, gakomeze kugubwa neza cyane.